Ngiye kubasuhuza inshuti bakunzi ba Family TV mu kiganiro Makuruki Bana. Ikiganiro Makuruki Bana rero kigizwe n'ibice bitatu, tumenye umuco nyarwanda, imyidagaduro ndetse n'iyobokamana. Rero ikiganiro Makuruki Bana twasuye abana bari hirya no hino, ariko aho ubu ngubu turi mu karere ka Kicukiro, aho twasuye abana biga umukino wa karate. Urabibona rero twabasuye mugiye gukurikira ibice bigize karate. Umukino mwiza, si ibyo gusa, twabonye n'abandi bana bakina basket, turi kumwe n'umuterankunga ukomeye Magaze Sport Class. Ari mu mukino wose ubwo mubona bakina basket, bakina imipira yose itandukanye. Suhuza akariza gayera, suhuza abana bose bari Nyaruyenzi bose mukunda umukino wa karate, mukunda ikiganiro Makuruki Bana kuri Family TV saa 5 kugeza saa 6 n'igice buri ku cyumweru. Mbifuriza Noheri nziza n'umwaka mushya muhire. Abana mwese mukunda ikiganiro Makuruki Bana, mukora siporo hamwe na Magaze Sport Class. Magaze Sport Class. Wow. Marco. Come on. Come on. Fácil por algo do risado burro lá. Mas estou es. Jamani oi. Tusikie. Yo. Sio kwa bila ndio sio kwa sanshi. Come on. Let's go. Vua. Vua. Vua no stop. Vua. Okay. Wait, come on. Look. Sit. Inshuti bakunze ba Family TV, nkuko mubibona aha turi Kicukiro, twasuye abana baba muri club, araje babitwibwire koko nabavugiye ahantu mukinira. Ariko nkuko mubizi ninje Uncle Wizeye. Uncle Wizeye mumenyere ko mba mu kiganiro Makuruki Bana, tuba twasuye abana hirya no hino mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. No mu mujyi wa Kigali turi mu kiganiro Makuruki Bana, aho tureba ibintu bitandukanye, tumenye umuco nyarwanda, ubuvanganzo bwose bukaba burimo, tukajya mu myidagaduro, harimo abana baririmba, abana bakora siporo, tukajya no mu kindi gice cya gatatu cy'iyobokamana. Ubu rero twasuye abana barangaha mu karere ka Kicukiro turi kumwe. Amakuru ni meza. Witwa nde? Iyona Bitega Mariela. Ndabona umeze neza, ugiye kwibwira abandi bana bari hirya no hino impamvu ki uri hano. Nihe mpamvu uri hano? No kubera yego iyo umuntu aje nko kukwiba cyangwa aje gukora ikindi kintu kibinini wamukubita, noneho ukahamagara umuntu umupolisi akaza akagikubita. Kumwe n'abandi bana rero, abana batandukanye bishimye, bafite ibintu bitandukanye byiza cyane. Aha rero turi kumwe n'abandi bana nabo bakunda umukino wa karate nkuko mwakomeje kubibona hirya no hino. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Ugiye kwibwira abana badukurikiye bari hirya no hino bakunda ikiganiro Makuruki Bana kuri Family TV saa 5 kugeza saa 6 n'igice ku cyumweru. Ngo twibwire.
banyita Muhoza Davis. Muhoza Davis. Muhoza Davis kubera iki uri hano? Impamvu ndi hano naje kwiga karate. Yego, waje kwiga umukino wa karate. Umukino wa karate ni akahe kamaro kawo? Akamaro nk'urugero iyo uri mu ishuri usubiza ibibazo neza kandi byajyana mu bizami ugatsinda, ubasha nko kuganira n'abandi bana ntugume mu bwigunge. Yego, ntugume mu bwigunge nibyo. Ikindi navuga ku mukino wa karate ni umukino mwiza abana bose nashishikariza kuza kwitabira. Ati nabwira abandi bana aho bari hose ko bava mu bwigunge bakaza bagakina umukino wa karate, kuko ikina umukino wa karate ugufasha kuruhuka, ukagufasha gutekereza kure. Davis niyo nama ababwiye abandi bana. Nawe ugiye kutwibwira witwa nde? Nitwa Bitegangarambe Ian. Bitegangarambe Ian. Ian, uri hano rero ufite sentire, ndabona umeze neza. Umukino wa karate wowe ubona gute? Mbona ari mwiza, udufasha kumenya kwirinda, ariko ntabwo ari ukurwana, ni ukugira ngo wirinde ukanarinda n'abandi bantu. Icyo rero navuga ni uko abana baza bakayikina ko bayimenya bashyizemo n'umwete, bose barayimenya. Ni icyo nashakaga kuvuga. Ati yego, yani abana bose bari hirya no hino baze bakina umukino. Ni umukino mwiza cyane, ni umukino ufasha buri mwana wese. Abana rero urabona ko umukino wa karate barawukunda cyane, kandi nkuko mwagiye mubibona ni ibintu byiza cyane. Tuba turi kumwe na Magaze Sport Class, biga badufashije kugira ngo tugire ahantu hose. Hanyuma Davis, wambwiye ngo umukino ni mwiza cyane kandi urawukunda. Iri shuri ryanyu ryitwa ngo iki? Bagita mamaro Kicukiro karate do. Mamaro Kicukiro karate do. Nawe nibyo? Yego. Kandi ishuri ryanyu murarikunda. Ko kiwanyitwa ngo iki? Yitwa Claude. Jean Claude. Mukamuhimba gasatsi. Ore ikintu yagiye tuba dufite Sensei Claude atwigisha cyane muri komba. Yego. Noneho hari n'uwundi Sensei Ismael, abo niwe utwigisha, akunda kutwigisha kata, niwe ukunda kwigisha abana. Urakoze cyane. Uravuze ngo hari umukoci utwigisha komba, hari n'umutica utwigisha kata, hanyuma komba wanyereka nk'urugero rumwe? Mugiye kutwereka. Murabona ko abana rero baba bagiye kutwereka komba. Urabona ni kurya baba bimeze. Ubona ko baba bishimye kandi babikunda babizi. Urabona ko ni umukino mwiza cyane. Iyi rero ni komba. Ahangaha muba mushaka kwerekana iki? Hano tuba dushaka kwerekana uburyo, ni nk'aho tuba turi kwiga uburyo twakwirinda. Yego. Hagize nk'ikibazo cyatubaho, ntabwo tuba turwana kugira ngo dukubite abana. Yego. Tuba dushaka kwirinda. Yego, n'uburyo mushobora kwirinda ku buryo hagize umuntu uza uhita kwirinda, ukaba uri update. Hanyuma ikindi gice cya kabiri atari koma, ikindi ni iki? Kata. Kata yo mwatwereka urugero rumwe, kugira ngo abana bari hirya no hino barebe. Yego. Ubwo ngubwo barabashuhuje. Yego. Yego, agace ka kabiri. Yego. Yego.
murabona rero iki gice cya kabiri ni kata. Ubwo umukino wa karate ugizwe n'ibice bibiri. Igice cya mbere ni ikihe? komite. Igice cya kabiri kata. Iyi rero uyu mukino bari kutwereka ni kata. Murabona ko abana babizi rwose. Umwana uri hirya no hino mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengero bwaryo, ndetse n'aha mu mujyi wa Kigali mu murwa hano turi. Urabona ko abana bakunda umukino wa karate. Mubyeyi uri hirya no hino rero ugomba gufata umwanya wawe ukaganira n'umwana ukamwohereza mu ishuri rya karate ryitwa mamaro karate do. Aba bana rero ngira ngo abana badukurikiye, duhere kuri Davis. Karate buriya ni ikintu nari nibagiwe. Yego, twigisha n'umuco. Yego. Urakoze cyane kuko no mu kiganiro makuru kibana tumenye umuco. Urakoze cyane ku buryo wita ku bintu byawe n'ahantu. Yego, n'ahantu hose uri. Ati nkita ku muco, ibintu byanjye byose bikaba biri ku murongo. Hari ikindi nakongera nkabwira abana ko bakitabira iyi karate, bakaganira n'ababyeyi babo bakaza kwiga karate hano muri mamaro. Davis ati abana ndetse n'ababyeyi nimuganire, mubakangurire kugira ngo baze bige umukino wa karate. N'umukino mwiza cyane. Yego, nkuko Davis abivuze, icya mbere ni umuco, discipline. noneho nashaka no kuvuga ngo ukina abazaze bose bashyiremo n'umwete, kandi usanga n'abantu benshi bakina karate bakomeye. Rero ndabwira ababyeyi, namwe mwakora n'abana bagakora, mushaka kuzana abana banyu ko hari igihe bagira umuco bakawutoza n'abana. Rero ni ikintu nashakaga kubamenyesha kuri iri shuri. Murakoze. Ati aba bana beza bakinira mu club, ati abana nibaze bige umukino wa karate kuko bazakura byinshi, bazakura umuco, bazakura ikinyabupfura, bazakura ibintu byinshi, bazava no mu bwigunge, bamenye kubana n'abandi. Iburyo bwanjye hari uwitwa Iyani, ibumoso bwanjye hari uwitwa Davis. Turi mu mpera z'umwaka, turi kwegereje Christmas Day. Ubwo rero aho umwana Yesu atuvukira, ugiye gusuhuza abantu batatu, harimo abana babiri n'ababyeyi bawe. Nasuhuza abantu batatu n'ababyeyi bawe kugira ubifuriza Noheli nziza ndetse n'umwaka mushya muhire. Duhere ibumoso. Ndasuhuza ababyeyi banjye. Yego. Nkasuhuza na mushiki wanjye. Yego. N'abarumuna bawe. Amazina yabo? Mama wanjye bamwita Mukagasana Mary. Reka tunamushimire ko yaguhaye umwanya agatekereza ku iri shuri, akavuga ati reka umwana wanjye agende yige mu iri shuri rya karate kugira ngo azagire ikinyabupfura cyiza ndetse azabere n'abandi ntangarugero. Yego, urakoze. Na anko wanjye yabigizemo uruhare cyane ko niwe waje kunangiza. Yego, Imana imuhe umugisha. Mwifurize Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Uzababere amata n'ubuki. Yego. Davis ati ababyeyi banjye ndabashimira yuko bampaye umwanya bagatekereza ku mpano zanjye. Diplome ubonye ukagenda ukora nk'uko uzi mu mashuri asanzwe umuntu akora masters, agakora doctora. Navuga ko muri karate ubu ngubu kuba mugeze kuri dani ya gatatu, naho mba mageze ku rwego rushimishije. Mukanda w'umukara navuga ntago ari wo wa nyuma, ariko mu madani iyo utangiye umukanda w'umukara ubundi tuvuga ko aribwo utangiye karate, kuko utangira afata izo za dani
ugeze kuri dani ya gatandatu aho baguhindurira uvanze amabara. Karate no mukino udasaba imyaka, ubu dufitemo abana bafitemo imyaka 3 kuzamuka, nta myaka tudafitemo kugeza ku basaza bakuru. Dufitemo umusaza ufite imyaka 74, so niwango dufite ingeri zitandukanye. Karate rero ni siporo, ikaba imikino njyarugamba. Niyo mpamvu karate ifata ku myaka yose, ibyiciro by'ubuzima bwose, kuko ni siporo ikorwa n'abantu bose. Nkuko nababwiye twakira abakinnyi buri munsi niyo munsi twakira abashya, tugira abakinnyi twakira buri munsi. Muri iyo myaka nkubwirenze 18 nyine karate, ngenda mbona abantu bashya, harimo abaza tugakomezanya, harimo n'abagenda kora imibereho bakajya bakimura intara. Ariko karate no mukino unago navuga ngo umuntu awukina mu gihe cy'imyaka iyi n'iyi, n'ubuzima bwose, kuko ni imyitozo dukora duhozaho, dukina buri munsi. Muri iyo myaka nkubwiye ntisinigeze mpagarika na rimwe. Turabafite bakinnye bagiye bakina ikipe y'igihugu, bakinnye amarushanwa atandukanye. Iyi club ni imwe muri club zikomeye mu Rwanda, ifite imidari n'ibikombe byinshi. Dufite ibikombe, uretse ko kubera covid amarushanwa yagiye nkahagarara, ariko mbere amarushanwa akiriho twari dufite ibikombe geze muri 6. Ibyo twagiye dutwara bya shampiyona bisanzwe, dutwara ibikombe bya mbere twagiraga shampiyona ya Never Again, hakava iyo bita Ambassador Cup terwa Rwanda na Ambassador y'Abayapani. Twagiye dutwaramo imidari itandukanye. Mbere na mbere karate ni sport nziza, ni umukino umuntu wese umvishe karate mva ko n'umukino njyarugamba, ariko akamva na discipline. Umuntu wese ukina karate arangwa na discipline. N'abana dutoza usanga ikintu cya mbere ku mashuri usanga ari abana bafite confidence mu buzima busanzwe, ari umwana utsinda mu ishuri, kuko umwana ukora icyo twitugiramo ibyiciro bitandukanye. Tugiramo kata, komite, izo za kata rezo demonstration, gukora kata. Ibyo ubona bari gusaba gukora inyuma yanjye ni kwiyerekana. Iyo mikino rero kwiyerekana, umwana ukoze kata kuri kavana akajya, iyo ukoze kata akayirangiza, gufata formule mathématique mu ishuri n'ibintu byoroshye. So tubigisha discipline, nicyo cya mbere. Abantu benshi babazi ko karate ngari kurwana, ariko ntago ari ko biri, ni self defense in case. Mu Faransa aravuze ngo si tu veux la paix prépare la guerre, ngo niba ushaka amahoro utegura intambara. Ariko twebwe ntago ariko bimeze. Usanga kuba umuntu akina karate, ahubwo uko agenda azamuka mu mikandara nikarushaho guca bugufi no kwitonda no kubana n'abantu amahoro. So rero warumbajije ngo niye nama nagira abantu badukurikiye, ngewe umuntu wese nkunda cyangwa se tuziranye banifuza ko yakina karate, kuko wabibonye physique dukora zira pompage ni ibintu bisa nk'ibabaza umubiri. Iyo gizifashije kubikomeza, biragufasha kugira patience mu buzima, ukamenya kwihangana, ukamenya mukarateka no umuntu udashobora kujyana ibibazo n'abantu mu buzima busanzwe, n'umuntu uri aho ngaho udafite ibibazo n'abantu. Ni sport muri rusange, aba sportif n'abantu batajyana ibibazo n'abantu, ariko noneho by'umwihariko karate yo ifite umwihariko cyane, kubera yuko n'umukino, ni sport dukora tukayikora tuyikunze, kandi tudafite ngo urayikina none ejo uzayivemo. So n'umukino mwiza rero, nashishikariza buri muntu wese kuba yayikina, kuko iradufasha cyane mu twe tuyemo umunsi ku wundi. Uko nabigusobanuriye, uko ukina karate bigufasha ahubwo kugenda uca. Buri uzarebe no mu buzima busanzwe, ufashe ingunguru yuzuye amazi nirimo ubusa, ukubise ibomborana cyane nirimo ubusa. Umuntu ufite ibyazi ntago agenda birata cyangwa byereka nk'abana baba batarana kuba batubatoza ko niyo yagize usa nk'uagress undi, hano tukabimenya turamwana ku buryo bukomeye. So ku buryo rero bibatoza discipline mu buzima busanzwe. Kandi nk'uko mbikubwiye ngo urwo rugero rw'igunguru, usanga umuntu ufite ubwo bumenyi bwo kurwana muri we biba bimurimo, ntago yigenze. Kubera ko nk'ubu yaba ndi nakubwiye dukina amakomba, iyo turi gukina komite, nkina na mugenzi wanjye ubizi. Urumva abanyarwanda ngo ntawe usangira n'udakora amahege, nawe dukina akaba yankubita igipfunsi nkacyumva n'iki. Ariko noneho uwo mubiri bya ni za entraînement zacu ko ugenda uba trend mu buryo bwo gukoranaho, ukakubitwa igipfunsi n'umuntu ukora pompage 100, kugira ngo umuntu mu buzima busanzwe umusivili uri ku ruhande udakora uwo mukino yagukubise urushyi nta kintu mushwanyeho. Mu by'ukuri umubiri wacu uragenda ukaba trend kubyo expliquer umuntu ashaka kubita nimba umuntu nkubita mugeri kwitama turi mu myitozo,
wo kunkubita urushyi nzumva ko mpunguye. Iyo bifatanyije umukarateka yafatanyije karate no gusenga, usanga ari umuntu ukenewe cyane muri societe, kuko gusenga bimukora icyo bita ubwibone, none na ya sport ya karate akora ikamuha kugira umutuzo muri we. So rero umukarateka navuga ko ni umuntu mu buzima busanzwe aba ari umuntu ukenewe muri societe, kwa ko abakarateka usanga muri domaine yose y'ubuzima nta hatisanga. Icyo nagusobanuriye, karate ni discipline, nicyo kintu cya mbere tubigisha, ahubwo biri contraire y'ibyo mbajije, kwa ko ababyeyi batuzanira umwana ari nk'abana bakurikirana, bashondana, yageramo hano umubyeyi we n'ubwawe ni ukwiherereza irita, akakubwira ati se abana mwabahaye iki ko batakishondana, ko batabona hari cyahindutse. Uko akora karate ayipratika bimushyiramo discipline. Mu by'ukuri icyo muvuze ntago kijya kibaho. Abana bakina karate niyo yaje ari udashobotse, kuko iyi karate kimaze iyi club nabasobanuriye yatangiye kera, dufite umumetre mukuru tukuriye uta sense Niragire Samuel, yagiye akura n'abantu mu muhanda. Club yagiye ivamo abana bagiye baraba mayibobo, agatangira ari mayibobo mu buzima, tukamuzana eje akavamo umugabo, benshi bubatse ingo barahari, tukabaho ubwo buhamya. So rero no kuvuga ngo ikijyanye na comportement caractère, navuga ko umukarateka mu by'ukuri ikaratura ikora yarangiza nayo ikagukora, ikaguhindurira ubuzima. Nkuko nabigusobanuye, karate ikinwa n'ingeri zose, abantu batoya, abakuru, nta myaka tukarukiraho. Icya mbere ni ubushake n'umutima uyikunze, ariko no mu biganiro tujyana biragoye cyane ko niyo n'abandi mu rusengero cyangwa se ndi gutembera mu buzima busanzwe cyangwa mu bukwe, ushaka kuganira n'umuntu amagambo arenze 10 ngo mbere kumubwiramo karate. So iyo tuganiye rero, cyangwa se na caractère na comportement, imyitwarire umuntu akubona uburyo witwayemo, akakubaza se bite ko mbona umusportif koriye sport. Iyo ngize umugisha rero ko umuntu ambwira ngo nkiniye sport, bitamukangurira ibyiza bya karate. N'iki kiganiro turi kugirana nzi ko umuntu uzakibona asanzwe hari ukwanzi. Nicyo kintu cya mbere tuvuga ko abakarateka turangwa na discipline. Rero nimba mu buzima busanzwe uri umuntu udafitanye ikibazo n'umuntu wari wese, cyangwa ry'Imana tuvuga ngo mbeshoka urwanya uruhande bane n'abantu bose amahoro. Mama nabwiye ngo iyo umuntu akina karate kanasenga, usanga ari umuntu uri hambo mu buzima, nta kibazo ufitanye na societe. So rero hari ukuntu imico cyangwa se imyitwarire ugaragaza muri societe ishobora kugukuriraho abantu benshi, kugira ngo eske nisanishe na kanaka, eske urashozwa n'iki, gute uwo witwara gutya, iki kibazo runaka kuki wagitwayemo gutya. Ntabwo ati probability nyinshi ni umukino nyina, discipline uma karate yamfashe muri byose. So navuga ko urukundo nkunda karate n'ubuzima busanzwe nkunda abantu. Rero umuntu wese ngira umugisha wo kugira ngo nganire nawe mukundisha karate. Biragoye cyane ko umuntu yankuko nabigusobanuriye yaza muri karate akazasubira inyuma, kuko niyaje ari umuntu udashobotse, karate yo iramuhindura. Karate ifitemo ikintu mu by'ukuri nanjye ntashobora gusobanura, kubera yuko nta muntu tuzi wigeze unana n'uwo wazaga ayarananiranye, karate yamushyiraga ku murongo. Kugeza ubu ntago nakubwira ngo hari umuntu watuganye ngo asubire inyuma, oya ntawe. N'uwabaga udashobotse ahubwo hamwe na karate, hamwe n'imyitwarire yabasanzemo, kuko nkuko nakubwiye ngo arabo twakuye mu muhanda, utagira ngo dutoza abamayibobo. Iyi karate uri kubona mwabonyemo abantu basaza bakuru, abantu ba papa, ni ishuri nyine turedika abantu, dufasha, turi kurerera u Rwanda. Mu yandi magambo, urabona abana abenshi bari kuva mu mashuri ugasanga kujya mu bintu bindi bitasobanutse ku ruhande, ariko tugize umugisha umubyeyi akatuzana umwana muri karate, nawe ubwe atuzana abandi. Abana twatangiranye ari abana bageze muri 6-7, bagenda bazamuka, mfite abana 48, kandi ntago mu by'ukuri ngi wagiye kubazana. Ababyeyi bavuga ati nagize umugisha abana banje ahantu bari, ahubwo uyu mwana ajya muri vacances, agiye mu tundi tunirwa mu mafilime amwigisha ibindi bitari byo. Tugize umugisha akaza muri karate, tugira ibintu byinshi tumwigisha, kandi n'umubyeyi akabona resultat. Ntago navuga ngo mbere twabikoraga tukikora nk'ikintu kiri commitment, ariko nkuko mubizi kuri iki gihe ibintu byose ukoze nta kirimo ntacyo bigeraho. Ubu ntago navuga ngo ni umushahara cyangwa se ngo n'amafaranga agira icyo uvuga ngo hembwa, ariko kugira ngo bidufashe twashyizeho amafaranga ya inscription, tugashyiraho imyenda, kugira ngo kuko tugiramo udukoresho dukenera runaka. Ariko nkuko nakubwiye, nka Kigali Elite Sport Academy ni sale izaba yishyurwa,
icyo gihe ho biba ngombwa ko ushyiramo uwo remonta kwiyandikisha tukagera 20,000 gashyira wenda n'umusanzu wa buri kwezi bwo 30 umuntu abasabwa. Umva ko atari amafaranga menshi ushaka kugira ngo ufashe umuntu. Noneho umubyeyi akagurana n'imyenda ubona twambara kimono n'ibintu bitagoye umuntu ukurikije n'inyigisho cyangwa se n'ubumenyi tuba tugiye kubaha. Inyungu ni nyinshi sinzi ko nazikurondorera nonaha. Nakubwiye ngo mbere na mbere ni sport, biramufasha mu buzima bwa buri munsi. Nagusobanuye ku bana uburyo bigira confidence mu buzima busanzwe mu ishuri bagatsinda. Imyitwarire character ibara ni ikintu cya mbere, discipline nigenga ubuzima bw'umuntu bwose. So iyo umuntu rero abashije kugira discipline mu buzima, akagira imyitwarire mizima, agirira akamaro, yigira akamaro ubwe, akakigira naho babana no ku gihugu muri rusange. Ni ukuvuga ngo nimba dufite abakarateka 100, ugasanga nta bakarateka bara mu kabari ngo basinze bari kurwana, ugasanga nta bakarateka banywa amatabi, ko ntago waba nk'urumogi ngo ukiniye karate. Iyo ushizemo urumogi rwose yani physique ushobora gukoresha ugahita witura hasi. So icyo gihe rero nimba leta iri kurwana n'ibiyobyabwenge, ikarwana nk'abana b'abakobwa uri kubona barimo hano, ntago bashobora gutwara inda zitateganyijwe. Ibyo nibazo leta yirwihanganye nabyo. Ibyo tubakoresha usanga araba busy muri siporo mu buzima busanzwe, tukamwigisha uburyo agomba kwitwararika no kwiyubaha. So ibyo byose rero navuga ko ari zo nyungu cyane z'umuntu watugannye akuramo. Byifuzo navuga ngo ari ubinshobokera umuganga wanjye wankurikiranaga yajyaga ambwira ngo ko yari umunyamahanga, yambwira ngo indwara nyinshi yakira mu ivuriro rye ngo ni indwara z'abantu bafite manke ya siporo, kubera kandi bavuga ko bishoboye. Rero nkavuga ko ngewe binshobokeye buri muturarwanda wese akatugana bishobotse, tukamufasha akabasha kuba mu buzima bwiza, kuko siporo ni ubuzima. Iyo wakoze siporo, unywa amazi, ukaruka bihagije, uba umeze neza, ntabwo urwaragurika. Kandi siporo ni ubuzima niko nabivuga. Hari ukuntu ibintu bikuryohera ukananirwa guhita ubisobanura mu buryo bwagutse, ariko siporo nasobanura ko iyi karate dukina ni umukino mwiza. Buri wese namukangurira ko rwose yatugana akagana ishuri. Turi gukina muri iki kibuga, ariko nabasobanurira ko dufite ishuri hano riri gukorera mu isoko rya Kicukiro, rizatanya amatariki 15 y'uku kwezi, iyo bita Kigali Elite Sport Academy. Ni uburyo bwo gufasha ababyeyi batubwira ko bataboneka, ko dukora aerobic, azaba arimo karate, kung fu, taekwondo, azaba discipline, izaba ari sale iri mixed ya ikijyanye na martial art. Ni centre niko navuga, ku buryo abantu bose batabona umwanya wo gukora. Ko urabona abantu baba mu buzima butandukanye, nk'ubu hano muri mamaro twakoraga ku gatandatu no ku cyumweru mu gitondo, hakabimwe abantu basenga misa za mu gitondo nabasha kutwateninga. Ariko iyo sale izafungura amasaha 24, izafungura iminsi 7 mu cyumweru, bafungura hariho seance ya mu gitondo n'iya nimugoroba, meme no ku manywa izajya ibifunguye. Hari abarimu babihuguriwe bagomba gufasha abantu. Urumva tuzashyiramo ibyo bya aerobic, bino babungageze kubona twabanje gukoresha abantu umunsi babona ko byahuye na kafi, ni siporo rusange, ariko abantu baratugana bakaza tukabakoresha. Ubwo niyo mpamvu nidukira ya sale abantu bakitabira, zo tubafasha kugira ngo no mu buzima busanzwe ibintu by'indwara za hato na hato. Mbese nagusobanuriye muri rusange siporo icya akamaro kayo. Ubwo niyo mpamvu turi kwagura ibikorwa byacu. Tugiye mamaro irakomeje nka mamaro, ariko tugashyira na Kigali Elite Sport Academy, izaba ifitanye partnership na mamaro cyane ko n'undi batoza mamaro n'abazatoza muri Elite Sport Academy izaba iri gukora muri iyo saa. Koze cyane, nanjye ndabashimira Family TV, mwakoze cyane kutugana. Imana bamugisha. Shiti bakunzi ba Family TV, televiziyo yanjye, televiziyo yawe, televiziyo yacu twese. Reka shimire buri muntu wese ahari hose twabanye mu kiganiro Makuruki Bana kuri Family TV ku cyumweru saa 5 kugeza saa 6 n'igice. Reka nongere shimire cameraman twabanye David, umukameraman ukomeye cyane. Reka mushimire nawe wakoze.